ngewe ugiye kubaganirira nitwa Abizera Eric, ni nge muganga ukoresha imiti ikomoka ku bimera irinda kandi ikanavura, ni ngewe ufasha abarwayi. Aka kanya tugiye kubaganirira ku muti mwimerere witwa Reishi Kapusine. Ni umuti ukomoka mu bihumyo by'umutuku byo bita champignon rouge, kandi iyi Reishi bavuga ko imaze imyaka irenga 6,000 ikoreshwa. Reishi nkuko nyine nakomeje mbibabwira, Reishi Kapusine ni umuti ukomoka mu bimera, umuti utunganyirizwa mu Bushinwa, ni TCM, ni medecine traditionnelle chinoise. Kandi uyu muti utunganyirizwa mu Bushinwa ni umuti ufite ubuziranenge mu kigo FDA, Food and Drugs Administration, ndetse n'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice, ndetse n'ikigo Harare cy'Abayisilamu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa, bareba ko yujuje ubuziranenge, itarimo harmful, ibintu bishobora kwangiza ubuzima bwa muntu. Reishi Kapusine ni umuti mwiza cyane ufite akamaro kanini mu kuzanzamura cyangwa se mu kuzahura umubiri w'umuntu wazahajwe no kuba udafite immunity. Kandi uyu muti ufasha ku ndwara zitandukanye. Reishi Kapusine ni umuti mwiza uvura agakoko kitwa Helicobacter pylori mu gifu cyangwa se igifu gifite ibisebe. Reishi Kapusine ni umuti by'umwihariko ufasha ku bantu bagira ibibazo bya hypotension, ubwo ifasha abantu bagira ikibazo cya hypotension ndetse na hypertension kuko irabafasha. Reishi ni umuti mwimerere, ni antibiotique naturelle, antifungus naturelle, antidouleur naturelle. Ni umuti mwiza cyane, mwiza cyane, na antitumeur kuko uyu muti Reishi Kapusine imenagura ibibyimba bifata mu mubiri ahariho hose, ingiragende ikabimenagura ikabivanamo. Reishi Kapusine ni anti-cancer kuko igabanya ibyago byo kurwara kanseri iyo ari yo yose. Reishi igabanya cellule de cancer mu maraso no mu mubiri ahantu hatandukanye mu bice bigize umubiri. Reishi ni umuti mwiza cyane kuko by'umwihariko ni wica viral load. Iyo wawunyweye ufite ikibazo cya viral load zo ku mwijima, uragenda ukazigabanya, ibyo bigatuma umwijima ugira ubwisanzure bwo gukora neza, kuko uyu muti ni mwiza cyane, utuma fonctionnement y'umwijima ikora neza. Uyu muti witwa Reishi Kapusine uvura pneumonie, ibyo bita umusonga, ivura pneumonie. Uyu muti witwa Reishi Kapusine ni umuti mwiza cyane, ndetse ufasha no kuri systeme de reproduction kuko uvura infection urinaire ku bagabo n'abagore. Ni umuti wizewe uvura infection urinaire ku bagabo n'abagore. Ndetse uyu muti witwa Reishi Kapusine uvura indwara za trichomonase. Uyu muti witwa Reishi Kapusine ni antibacteria kuko uvura uburwayi bwa amibe. Uyu muti witwa Reishi Kapusine uvura isesemi. Uyu muti witwa Reishi Kapusine uzamura immunity, abasirikare bakazamuka ndetse bagakora neza. Uyu muti witwa Reishi Kapusine by'umwihariko ugira uruhare mu gutuma imitsi y'amaraso ikora neza kuko n'umuti ukozwe mu bimera, nubwo nababwiye ngo ukozwe muri champignon rouge ariko ni ibimera bitandukanye. Uyu muti witwa Reishi Kapusine ku bantu bakunda kugira isereri, uyu muti Kapusine witwa Reishi Kapusine ugabanya ibyago byo kugira isereri ariko ituruka kuri immunity nkeya, ndavuga abantu bagira ikibazo cy'ubudahangarwa buke. Uyu muti witwa Reishi Kapusine ni umuti mwiza cyane, ufasha umwijima gukora neza, ufasha igifu gukora neza, ufasha impyiko gukora neza, ndetse uyu muti ukuraho uburibwe
cyane cyane bushiraho kuko na antidureri, antipagiteri, anti-inflammatoire, antitumeri, antibiotique naturelle na antifangasi. Ni umuti wizewe ku ruhando mpuzamahanga. Uyu muti witwa reishi capsule, igihe ufite prostate iratangiye kubyimba, irabyimbuka, uyu muti witwa reishi capsule wawukoresheje ufite prostate yatangiye kubyimba, irabyimbuka. Uyu muti witwa reishi capsule ufite umwijima, ufite viral load nyinshi, uragenda ukazigabanya. Reishi capsule ituma imikorere myiza y'umwijima ikora neza, n'iy'igifu, n'ibihaha, n'impyiko, n'imitsi, ndetse no uburwayi butandukanye buturuka ku budahangarwa bw'umubiri buke. Koresha reishi capsule, urabonye igisubizo cy'ubuzima bwawe, kuko reishi capsule ubushakashatsi bwagaragaje ko muri farumasi z'Ubushinwa uyu muti witwa reishi uba urimo. Kandi reishi capsule ikozwe muri ganoderma, ikozwe mu cyatsi cyitwa ginkgo biloba, ikozwe muri ganoderma nk'uko nabibabwiye, ndetse iba muri cyatsi cyitwa cordyceps. Ni umuti wihagije kuko ni umuti ufasha umubiri gukora neza cyane. Reka mbabwire indwara uyu muti uvura. Uvura indwara y'igifu, iyo ni iya mbere. Ukavura uburwayi bw'umwijima, kabiri. Ukavura igifu gifite bagiteri ita Helicobacter pylori iterwa n'amaflatoxine. Iyi ngiyi reishi capsule irakivura. Reishi ifasha ku burwayi bw'impyiko, ni nziza cyane. Ndetse reishi ifasha ku burwayi bw'umutima, ni nziza cyane. Reishi ifasha kubona afite ikibazo cya hypertension, bafite ikibazo cyo kubura amaraso, ni nziza cyane. Reishi ifasha abantu bagira ikibazo cyo kuribwa umubiri wose, bakagira uburibwe batazi ahantu bwaturutse, ibukuraho, ni nziza. Watangiye kubyimba mu ngingo cyangwa se mu bice by'umubiri bitandukanye, reishi ikuraho ubwo bubyimbe, ndavuga uburwayi bwo kubyimbagana. Reishi ikuraho uburwayi bwa amibe yakoze kiste, iragenda ikabuvura, igeze mu mubiri burakira. Ndetse reishi ivura uburwayi bw'isesemi ituruka ku umwijima udakora neza, reishi iwukuraho. Reishi ivura uburwayi bwo kugira iserere ituruka kugira ikibazo cya imunite nke, ubwo burwayi ibukuraho bagakira. Reishi ikuraho ibibyimba bifata inkondo y'umura na prostate ku bagabo, regenda ikabikora ikabimenagura. Ndetse reishi ikuraho uburwayi bwo kugira sere de kanseri bwibasira umubiri, reishi ibukuraho kuko ni umuti wizewe. Ndetse reishi ikuraho inflammatoire, nko kugira mu ngingo hahisha ukuntu, harahishije ukuntu, mbese ukabyuka mu gitondo ugasanga mu mubiri hari igice kiraburije. Uyu muti uragenda ukagufasha, ibibazo bigakurwaho ukamera neza. Reishi ifasha abarwayi bafite ikibazo cya diabete iterwa n'ikibazo cya imunite nke. Iyi ngiyi iragenda ikabafasha kuri diabete. Ndetse reishi by'umwihariko ni nziza kuko izanzahura umubiri wazahajwe n'indwara zitandukanye, ndetse n'abantu baba batarazahajwe n'indwara zitandukanye ariko bafite ikibazo cya imunite, irabafasha. Reishi ni nziza cyane abantu bagira ikibazo cy'umutwe udakira, kubera ko harimo vitamini nazo zifasha umutwe kugira ngo ukore neza, ndavuga ubwonko. Reishi ni nziza. Abantu bagira ibibazo bya pararize, reishi ni nziza. Bafite ibibazo by'amaneri, imyakura idakora neza, reishi ni nziza. Abantu bafite ikibazo cya serire zashaje zidakora neza, reishi ni nziza, irabafasha. Umwingo, reishi irabafasha kuko ni
na titimeri cyangwa se inflammatory iragenda igafasha abantu bagira ibibazo by'umwingo, abantu bagira ikibazo cyo kubabara mu gituza, ndavuga infection poitrine, bagakoresha rishi. Iyo infection poitrine ihita ivaho, umurwayi akamereza agahita akira. Koresha rishi ubu ni igisubizo cyiza. Nta handi wayisanga mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Wanaduhamagara kuri 0756866682 cyangwa 0783365515. Wasoma website yacu ni wa3kundubuzima.rw. YouTube channel yacu ni Kunda Ubuzima Health Care, ndetse wajya no kuri Facebook ukahadusanga. Keneye rishi waza tukagufasha, tukaguha inama nziza ku buzima kuko dutanga na regime. Kandi iyi rishi inakuraho uburwayi bwa sinezite na asima, banagira ibibazo by'ibihaha, sinezite, asima, infection urinaire na infection prostatique irayivura, na infection urinaire ku bagore ndetse na infection zo mu maraso irazivura. Cyane cyane ku byema infection, kubyimba, amakanseri, kuzamura immunite, kugira isesemi, umwijima udakora neza, igifu, ibihaha, ku masinezite, kuri asima. Iyi ni nziza cyane irihagije. Mbahe adresse yacu neza kuko ndasoje. Muri 0 niho dukorera, wahadusanga. Murakoze.